Jina mwene data turamushimiza Yesu Kristo. Amen. Twishimiye kwibona muri karibu w'Iteka Imana. Amen. Ibintu koreye izina ryayo abicyubahiro. Twishimiye Uwiteka Imana udukorera ibitangazo ku bukene bw'umwije. Iyo Mana yacu turayishimiye izina ryayo abicyubahiro Yesu. Twishimiye kumva itangazo ry'ababyeyi bawe wizeye kandi tuzabakira mu munezero. Nicyo gituma buri kintu cyose kibaho ku isaha yacu. Abo ni abantu bakoze mbere yanjye, watu waliotumikiwa mbele yangu, bakora gahunda zose bazirangiza mbere yanjye. taratibu wote uliisha mbele yangu. Ngiye kwa muganga njyana nabo, Nilikwenda kwa mganga nikaenda pamoja na wao. turasoza ndaza barasigara. Nilipokomesha nikakuja wao. None dore ngiye kuza imyaka 8 ndayuze ejo ni mu kwa mbere. Miaka 8 nitaikomesha mwezi wa kwanza. None nibwo bagiye kuza. Sasa leo ndo wanataka. Kubera ko buri kintu cyose gikorwa ku isaha yacu. Isaha igeze, hatabura umunsi, hatabura n'isegonda, umurimo w'Iteka Imana urakora. Niyo wakwivovota, niyo wasenga amasengesho y'imvanya, isaha itaragera Amasaha ya timu bado hayo. ariko isaha igeze niyo utasenga, niyo utavuga, Hata useme Imana irabikora. Oya byitegereza, tazama isaha igeze, saa ipotimia Imana iti Mungu eti isaha yo gupfa kwa Ahabu igeze. sasa kufa kwa hapa. Urakora iki? Sasa tutafanya nini? Inama iraterana, isaha yageze Saa ni timu yo gupfa kwa Ahabu. kufa kwa hapa. None hakorwa iki? Sasa tutatenda nini? Kuhamagaza inama inama nizi Sauli kuje birateranye da. ikakusanyika. None ni ndura ya gushukashuka Ahabu. Sasa ni nani ataenda kudanganya Ahabu? Kumshawishi Marayika Gaburiyeli yajya kubesha. Ataenda kudanganya. Mikaeli si urabesha, Ataenda kudanganya. urabesha. Nani atadanganya? Umwuka mubi ngo Roho chafu. kuba murimo ngiye mushoboye Ile kazi inachukua. ngaho genda kandi ubishobora. Wende ushawishi. Sibwo bashutse Si akaenda kuwadanganya. ati uratabaragirisha, Utatawala, utapata heri. uragirisha ati Utapata heri. nibwo amanutse Aliposhuka. ariko nyamara Lakini sasa abantu bose bagira watu wote wa birabiri ko ataje kugaragaza Yehoshafati arabyitegereza. Yehoshafati alipotazama areba iyo mititiro, alienda vile areba izo ndimi, uvuze indimi ni uri buzisobanura, aliyesema lugha akazitafsiri tafsiri. ubwo nibwo butumwa twizeye. Sasa ndio habari ndio konze ko yahabonetse uvuga indimi Imana itanga no kuzisobanura, none uzivuze nta ni uzisobanura tafsiri wakagira Imana. sasa Mungu Ariko harakandi kagabo ngiri sasa kuna kana ubita bikaye ariko ndakanga, lakini na ariko abafurere ntabwo bajya bangana, lakini ariko aravuga ati ndakanga nakachukia umwuka kuriho uhora ukugaragaza umuriwe, ntabwo umwuka kuriho ujya wihisha. Wakigira ukutari kakatu itaonekana, mbele usipopenda utaonekana. Ngako kagabo ariko ndakanga nakachukia turi umufurere none uranga ndugu unakachukia je umufurere muzima ndugu anachukia kuko yakambwira ibyiza. Abantu ntibakunda kubwirwa ukuri kuryana mu matwi, ariko ijambo ry'Imana riri rivuga ukuri kwanye kandi bakaryikiza ngo amena. Ryaba rikomeye ryaba ryoroshye ni amen. Amen. Uzi muramuga yagiye kubwira uramu namukubita, unafikiria huyo yaraye anaenda kuva kupiga none kari ijambo nakora. Bone ni neno lifanye nini? Imana yavuze ngo genda ushaka umuntu agukubite, Uende utafute mtu akufyakule, akupige, akupike, bitari imikino bila mchezo. Iri jambo, iyi neno, akagakiza, iyi wokovu kukabamo, ukaishi ndani birakomeye, ni vizito sana.
amanuka akashuka aziko akijua inkoni kwamba nini ni fimbo kubwa. Imana iravuze ngo genda bakugihe kugira ngo mbone uko nsohoza ijambo ryanjye no kugira ngo mbone uwo ndi gushaka. Fata inzira, shika njia. Abaramanutse Akashuka. wankubitamo Sunipige wankubita sunipige. Nyambita njye abantu nzi gukubita. Mimi sijua kupigana. Ngo wanze kunkubita. Hivi unakatala kuhere kano kanya sasa ntari kwica. Simba kuko wazi ijambo ry'Uwiteka. Sababu umekataa neno la Bwana. Ayikagiye kuwundi. Akaenda kwa mwingine. Atereka nkwereke. Acha mimi ndashaka n'umupyisi. Tatafuta fimbo ya kawapi. Umupyisi. Hari ngo bitaga umupyisi. Kuna fimbo wanaita nizo bitaga imizo. Enda muzo. Tindagukubita nitakupiga atubyibaze utajiuliza wewe uko ni kwijambo yambwiye ngo ukubite none ati ndio unipiga iri jambo kurituramo umva ni ukwihangana. Ntabwo barigiye mu bagiye muri kaburimbo, ntabwo bagiye mu mutwaye muri highway. Oya, hari aho baciye kandi natwe niho tuzaza. Amen. Amina. Jina l'Uwiteka Imana jina la Bwana lipewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Akaje twara. Lakini jana tulikuwa hapa. Ati turi ubwoko buturu kwabo. Tusikia utandukanye n'abandi. Imico itandukanye n'iy'abandi. Imyambarire itandukanye n'iy'abandi. Imivugire itandukanye n'iy'abandi. Imyifato itandukanye n'iy'abandi. Tofauti na wengine. Kuko turi ubwoko sawa usiko taifa ambaye inakaa pekee. Maze Balamu arazamuka. Nitegeye urabwo. Ni hejuru y'ibitare. Sanga ubwoko butura kwabo. Ntibuzabarwa mu mahanga. Ntabwo buzabarwa mu mahanga. Utahesabiwa ndani ya mataifa. Ubuvuma avumwe. Ubu umugisha awuhabwe. Amen. Amina. Kubera iki? Sababu gani? Nuvango ubutunga urutoki. Arutunza mu jisho ry'Uwiteka. Chonga ndani ya jicho la Bwana. Ni wanga mwene so. Uje wavuga uje mu mutima wawe. Ajye hiyandika mote. Nanzi Imana. Ninachukia Mungu. Nanzi Imana. Ninachukia Mungu. Kuko niba Imana yavuze ati ubatunga urutoki abarutunze mu jisho ry'Imana. Nuvango ni wanga mwene so uzaba wanzi Imana iwawe. Mungu kwako. Nugira ibirori. Ukiwa na karamu ukagira butumira unaalika watu abantu ukabasiga wengine waacha barasincha ko bagira iwawe. Ubwo n'uvango ni Imana wayikumiriye iwawe. Tukia kwako. Kuki tugira imipaka yabo turatumira ibirori byacu n'abaka ndani ya sherehe yetu. Ibirori byacu ndani ya sherehe yetu icyagikwiriye kinachostahili hakwe kuyahaza agacitangazo hano fite ibirori na sherehe mwese yote hatabuze n'umwe usipokosa na mmoja. Ejo ibirori ni wanjye karamu kwangu mukabitaha hatavuzwe ngo mama ne kuko bijya gusangira uzaza venu nawe nzikuri inshuti yanjye uyihe ntabwo mukunda unakuriya si mukunda no. Hapana. Iryo juru muri kujyamo nibyo kwanyu. Ya wapi? Ntabwo ari ibyanyu. Sio yenu. Ntabwo ari ijuru byaba byarabaye. Ni ijuru ry'Imana. Niba inzoka yaramanutse ikinjira mu ngabo, niba ikinjira, niba ikinjira, nta gisigaye inyuma. N'abana b'Imana nabo niba tubaho twinjiye mu rusengero, dusangira kuri iyi meza, tugasangira uyu mutima w'ubugingo, umutima n'ibirayi nabyo tugomba kubisangira. Ko nibidakorwa gutyo isipotendeka n'abandi tunafanana na wengine. Bisa n'abandi. Tunafanana na wengine lakini Mungu atusaidie gutandukana n'abandi. Tengana na wale wengine. Sikia vema. Mumbabarire. Samahani. Mumbabarire ndagenda gacyumu. Samahani leo nitatembea kitabacye. Mumve ukuntu kera. Muzana ejo nakomeje kutuntu twinshi. Jana kupiga kwa ngambo
mambo mingi. Kera Tangu awali nirambagiza ndani ya kuchukura abahungu n'abakobwa barambagiza. Nataka kuonya wa vijana na wasichana. Kera twebwe ama telefoni yabagaho. Ile wakati hakuna simu zilikuwa. Yabaga barakundanye n'umuhungu wakati tulipendana pamoja na kijana ulikuwa unamwandikia. Habagaho twandiko. Ulikuwa kuandika. Siko mzee. Si vile mzee. Ariko nabwo lakini naye ntabwo wamwandikiraga mutaragera kwa pastor. Ulikuwa hauwezi kumwandikia bila kufika kwa pastor. Kandi ikintu cyabagaho. Tena kitu kingine ambacho kilikuwa. Byagenda ilikuwa inatendaje? Nilikuwa nakuja haza nakuja ni pastor. Sasa pastor kuna kunzu umukobwa mbone nilipenda msichana bita Nyiramakuta aitwaye Nyiramakuta. Sasa mna uburenganzira kuvugana nawe naongea naye hano ngora arana nta n'ijambo aramubwira na hakuna neno ntaryo hana rimwe ataramutereta n'umuntu kana umva banahura kanya gutana muzi wanakutana hawe inaonekana kama barangije rwose pastor eti kibazo turamugutura niba umushaka hakuna shida tunamikubali kama akabwira umudiakoni pastor na mwambia shemasi nitusohoka tukishatoka ndani ya kanisa hariya tabaki hari umuntu umushaka unamuta na mtafuta Gerard agasigaza Nyiramakuta hariya Gerard anamubakisha Nyiramakuta none ntutsigarije iki sasa Nyiramakuta nani baraje ngo ningusigaze waliniambia niache unabakia mu biro bambwe ngo ndagare nabo turamubona cyura utamuona koga akagenda bakamujya mu biro akishana banamubeba ndani ya ofisi anaikala babisanga ho bagahamagara rero Semasaka kaza wanaita Semasaka nakuja Semasaka nakuja koga yako akaona msichana wanaona Semasaka naingia babahaga iminota 20 banamupa miniti 10 umukobwa afite 20 msichana kwa na 10 umukobwa afite 10 na kijana nakuwa na 10 aho ni muganira sasa mushaka Yeye mnatafuta muongee pastor agasohoka kajyaje pastor natoka naenda nchi nyamukobwa naramu sasa msichana chaka kuza mbere natafuta wewe none sasa muriko ibyo ni byabo ubwoko butuye pale taifa ambalo linakaa mahali pake Nuko nakukunza nchaka umugore mbona nikupenda natafuta wewe mke wangu amagambo na aya maganga ni mawili abiri yego cyangwa ya hapana ntabyo kumubwira ngo tegereza hakuna kumwambia ngoja itakujibu ntabwo byabaga haikuwahi kuwa utagenda ukakugisha inama uriya ngo uyu mukakaza kumubwira ati nakwambia Bone Semasaka niambia kwamba nimkubali huyu yeye akataka kumubwira ati Semasaka ukuntu aba nabi kandi nawe ubwe ni wakeneye akabara mukubujije akakaye yarangiza akanegosya kujya kwigirute kwikundisha kuri Semasaka kuko yamenye ko Semasaka akeneye umugore ako kanya niba byemeye akavuga ati ndabyemeye iyo bagahakanye agajaga kwa pastor ngo nabyemeye no yababyara abana na kwande kwisha abarambagize icyo gihe mu wakati ariko none sasa leo daimoni bita telefone nicyo gituma na mariage z'ubu zose zihagaze nabi kubera iki sababu gani bakiryama rwose shushu mami bigara byanjye bihaha yohereza anatuma nicyo gituma ndio sababu wamba bari ukambu samahani nzakugurira iPhone ya 15 ni hazara 18 nzayigura umva bibiri iri kuvuga ngo amazi menshi niyazi mu rukundo inzuzi zuzuye izarurenga hejuru umuntu watandika byose yaburu kamera uzagurwa iPhone ya 15 nizajya no kuri 25 urwo rukundo
waje ukeneye n'ibibura ile yote ulikuwa kuihitaji ikikosa urukundo narwo ruzaba upendo nao takuwa imepoa, right. takuwa Icyo imekwisha. gituma mariage Ndio maana mariage ya zose leo zigenda ziri kugira yote na yumba yumba, icumbagira. yote na yumba Impamvu ni yumba. iyihe? Sababu Ni gani? ukubera ko Ni sababu mwakundanye kupendana bitewe n'impamvu. sababu fulani. impamvu rwose. Mwihangane. Samahani, samahani. Ni ukuri kuzuye. Ariko Lakini uko byagenda kose niba turi abana b'Imana, turi abana b'ibizu, watoto wa Mungu, tuko watoto tugomba wa tai, kuruka. tunapasha Buri kuruka, kintu cyose Komera. tukakibona. tunakipata. Komera komera. Nataka turi kujya mu ijuru. Tukisema tunaenda mbinguni, Mareka tugasubira kuri mbere na mbere. acha hapo awali. Mareka tugasubira kuri mbere na mbere. Cyangwa rero byari byiza. Yego rata. Ko twatiranitana umva twaraterese ariko umva maze ukandika kandiko ugamubita diakoni usanga ati none Sawa sasa, nshaka kwandikira nataka kuandikia ina makuta. none kaka kandiko Ndio hii barua munjiri nipelekee. diakoni akajyana Shabasa na mimi ukagira makuta kwenye makuta. sema sakama yakazi tunakuzani Anaomba barua, akagasoma anaisoma, akagasoma anaisoma, akakabika akaweka. yakazaniwe nande Alikaletwa na nani? Na shemasi. bashaka kuganira Nataka kuongea. basi tuko nshaka kuganira na nyama Nataka kuta kuongea none ko na makuta mukumbuye sasa na shauku yake pasitora akahamagara nyamakuta kuri ofisi kwenye ofisi. dore sema saka Sema mukumbuye rega sasa alikupenda, alikuwa na shauku Bakicha, yako. Wanaketi wapi? muri ofisi Ndani ya biro. nari mukumbuye Nilikuwa na shauku yako. akamusuhuza Anamsalimia. umwe akicara hari Moya nakaa huko na mwingine. none ubu bari Sasa kwicarana leo Kamuyaga amahoro rwose. wa sheri mpendwa. sheri Oh, mpendwa. abo niho hari kuvika Hapo ndio tunatoka nini? Dayimoni. Mademu. Sabanye kare rwose. Imana idufashe Mungu atusaidie mbere mbere na mbere tutoke tangu awali. umukobwa nako umuhungu ashaka Msichana anapoona kwamba anampenda, agatanya anza kayamwanza kumwandikia Message message kwenye simu. Uraho aramutse au hasa habari ya asubuhi. Nilikuwa na shauku kwako. umukumbuye Na shauku kwako kwa nini? ibiki Vitu gani? mbare mwaza kubintu by'abantu Samahani, umegusa vitu vya watu. sawa twikorere Sasa acha ariko tuendelee. Imana iduhane umugisha Mungu atubariki. tugaruke hafi ariko Turudie karibu. Warivuze. basi mumbabarire Samahani, samahani. basabye imbabazi kuri iki Oya pe, Nasema oya. kwa ajili ya ile. ayo duhaguruke Simameni tuseme. hamwe akarimbo kamwe Jimbo moja amenya. kamwe gusa dushya twinjire Tuipate. kamwe ariko kaje Moto, kuka moto. Thank you.
tukisimama, reka dusome amagambo y'Uwiteka. wacha tusome maneno ya Bwana Mungu. Turasoma igitabo cya Malaki. Tutasoma kitabu cha Malaki Ibice bitatu. sura 3, Turahera ku murongo wa 7. tutaanzia sheria ya 7. Kugeza ku gatoya. Tutavuka kidogo. Malaki Malaki ibice bitatu. sura 3, Umurongo wa 7 sheria ya 7, kugeza ku gatoya. tutashuka chini kidogo. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu muhora muteshuka, mukareka amategeko yanjye, nimuyitondere. Nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti, tuzakugarukira dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti, twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amatorero, muvumwa wa muvumo. Kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishitse, mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukabura aho mukwiza. Nzahana indyanyi nyibahora, ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi amahanga yose azabita abanyehirwe, kuko muzaba igihugu kinezeza, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Uwiteka Umwami Imana yacu, turagushimye turaguhimbaje muri aka kanya keza uduhaye, no ku magambo meza asomeye mu matwi yacu. Turakwinginze kugira ngo umanurwe wowe ubwawe ari wowe wivugira, udukuremo ibyo kure byacu by'uyu munsi. Uze wibere ku murimo nk'udusanzwe ubigenza, maze nugendera abandi nanjye ntunsige. Tubikwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tubasha kwicara. Tunaweza keti. Muri iri jambo tugiye kwiga, Ndani ya neno hili ambalo tutafuta kujifunza, turagenda gake. tutatembea pole pole. Abafite amakaramu Wanaokuwa na makaramu mwandike. hano iri jambo riravuze. Hapa neno hili Muri kino gitabo iki, ndani ya kitabu hiki, hano hari kuvuga ngo mwanyimye. Muri kino muliniiba. gitabo hari kuvuga ngo mwaranyibye. Muliniiba. Ndani ya Hano hari kitabu kuvuga ngo muliniiba. mwaranyibye. Hapa kwa kitabu kingine kinasema muliniiba. Hano ati uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu wakati muhora wa zamani wa mababu munapotoka njia, mukareka amategeko munaacha y'Uwiteka. sheria ya Bwana Mungu. No hepfo akavuga ati Hapa chini kwa sema eti muhora muteshuka mukareka amategeko munapotoka njia, munaacha sheria Muyitondere. zangu, hamutaendelea vizuri. Nimungarukire nanjye nzabagarukira, Mnirudilie nami Uwiteka nitawarudilia, Nyiringabo vile avuga. Bwana majeshi asema. Nyamara murabaza muti Hata mnasema tuzagarukira dute? mtarudia, je, Imana ati nimungarukire Mungu munirudilie nanjye ndabagarukira. nami nitawarudilia. Nta kindi gituma Imana idutera Hakuna kitu cha umugongo sababu nuko Mungu tudatura mu ijambo kwa ryayo. sababu hatuishi neno lake. Tugeze ahantu hakomeye, Tunafika mahali pa iyo kuchokesha. hageze ku kintu kiri kuvuga ku ifaranga, Kama tunafikia Abantu mahali bose tunasema bagomba pesa, kusoma. watu wanaanguka, ariko ni ijambo. lakini ni Ntabwo ari neno. kumbuka, Sio ntabwo ari kumbuka, kumbuka wanditse ibi bintu. sio kumbuka aliandika mambo haya. Ndabasomera Nitawasomea maandiko kama vile Biblia Biblia nasema, nimungarukire munirudilie nanjye ndabagarukira. nami nitawarudilia. N'abantu bati Watu wetu tuzakugarukira dute? tutakurudilia
niache. tuza kugusenga Wale tunakuja tugaterana buri munsi tunakusanyika kila buri siku. kuwa gatandatu tuza mu materaniro no kuwa mbere n'insinzi tugaterana none aho tuvuga ngo twazamukira n'ibyaha tukurudirie ati ni wapi Imana Mungu eti mwanyimye muliniana mambo yangu. mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Mtu anaweza kuima Mungu ariko mambo yake, mwewe lakini Imana yibajije Mungu anauliza mbese sasa umuntu yakwima Imana ibyayo? mambo yake. Abantu Twakwimye eti tulikuima nini? ko twaguhaye imitima Wale yacu, tulikupa moyo yetu, ko twakwihaye, tulikujitolea, twakwimye. tulikuima nini? Kwa kundi umuntu akubwira ati Kama vile mtu ndashonje, inakuwa na njaa, udisi ngo genda amahoro ngo basi ngo salama, ndagufasha gusenga, basi Imana igufashe. Mungu akusaidie. Ayo masengesho bayarya, Ile maombi wataikula, uwo muntu amasengesho arayarya, ile maombi mtu anaweza ikula, hata ikula. icyo aragukeneyeho Alikuwa anahitaji kwako, yarakeneye uwenda umwenda gato, anahitaji bila umupatie nuna mubwe kaunga. yakusenga, Sasa utaenda niba kumwombea, gikadeshi utaenda cyangwa kabisa, niba ari hehe sijui wapi, ntacyo byama haina mafaa. hepfati. Chini eti Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo, Mungu ariko anaenda mwebwe kumwomba yake, lakini mwarabimye, niliimba. nyamara murabaza muti twakwimye iki? Kuimba nini? Mwanyimye imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo na sadaka. Umukristo wese, Mukristo yoyote akwiye gutanga kimwe mu anapasha kutoa moya ya 10 na sadaka. uko yaba ameze kose, awaye avuga ko yarabatijwe mu izina rya Yesu kwa alibatizwa kwa jina la Yesu Kristo, akaba afite akazi, ana kazi, agomba gutanga kimwe mu anapashwa icumi kutoa n'amaturo. sadaka na moya ya 10. Imana iguhaye amadolari 100, Anakupa dola 100. uriye ya 90 yawe n'icumi Imana uraririye. Imana kandi wagiye muri kampani, Imana iguha imbaraga yo kuyakorera, none Imana igusabye amadolari 10 ku ijana, none uriye 90 yawe na rya 10 y'Imana uraryibye, naryo uraririye. Tabizi umunsi amena zirabaye. Leo ninajua leo Ariko siku amena uko byagenda kose ni amena. amina. Muyange kuyivuga ni amena. Muteko byikiriza ni amena. Bali ni amina. Abamarika mu ijuru, Malaika mbinguni barahamya nanjye, wanashuhudia na babwira kwamba yuko iyo ari amena. ni amina. Hepfo hati Chini eti nimuzane imigabane ya kimwe mu icumi ishitse, ya kustahili, mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, habasukaho umugisha, mukabura aho mutiza. kwenye mutaitoa. Mubingeragereshe, Unijaribu, muzane imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo, mbese ukuzana ngo bakabyirira. kubileta alikula. Hapana. Kora ikikugomba, Wewe tumika kinacho ukora icyo ijambo rivuga, yenye neno linasema. wowe uture muri iryo jambo. Wewe kaa ndani ya abo abayarya wale wanaoikula ibyo ntibikurebe, icyo wakoze ni Imana yagusabye. Mungu alikuomba. Nimubingeragereshe, murebe ko ntabagomorora imigisha. Igituma imirimo ibura hano ntiduhinga, Imana ikuvuga iti nzavuma indyanyi nuta nimutanga nimutura mu ijambo, Imana izaguhagararaho muri kampani. Uhora ufite icyubahiro muri kampani, abandi bazirukana usigaremo, abandi bagabanyweho hasigare. Kubera iki? Kubera ko watuye mu ijambo. Ariko igihe cyose udatuye mu ijambo, ejo bazakugabanya abakozi bahere kuri wowe. Wewe tutakwenda. Ni ikibazo rwose. Mwumva aya magambo, Sikia maneno haya. Uyu munsi ndio ari gukamera. Jiteo iko nafanya kazi yake. Reba Hagayi
Tafuta kitabu cha Hagai. Rebe ku gice cya mbere usome uhereye ku Sura ya murongo wa kwanza 3. tangu Igice cya mbere ahere ku murongo wa 3. anzia shairi ya 3 sura ya kwanza. Usome witonze. Soma pole pole. Wayibuze Hagai. Haujaipata Hagai? Reba hirya Ona ngambo. mwese nta murayibona. Bado nyote hakuna mtu alishapata. Aha. Mbese birakwiriye ko mwibera mu mazu yanyu bitabasha kuboneza naho urusengero rwacu rw'Imana rukaba umusaka. Birakwiriye ko mwigurira amazu yanyu, mugatura mu mazu yanyu, mugashyiramo intebe nziza, mugataha amazu yanyu bien, naho Imana ikabura itaha. Komeza. Endelea. None Uwiteka Sasa aravuze. Bwana Mungu yasema, nimwibuke ibyo mukora. yale kazi zenu. Wahinze ikirima kinini, Lima shamba kabambi, wibwira ngo uzasarura. Mwabibye byinshi ariko muzasarura bike. Murarya ariko ntimuzahaga ntabwo uzashira urumba. hamutakosa kuwa na njaa. Bitewe n'iki? Sababu gani? Bitewe n'uko mwanze gutura mu ijambo. Murarya ariko ntimuhaga, mwanga kuyatanga inzara igakomeza ikabizana. Ukavuga ati ninyacamo ntabwo nzabona yo kugura kawunga, ariko ejo mu gitondo ugakenera amavuta Unahitaji na mafuta. kandi wanze kuyatanga. Ukataka Kristo, Ukanywa na kunywa, ukifuza amavari ya none unahitaji mavazi na ya yandi y'Imana wagombye gutanga, ukavuga ati unasema na hii nayo ndayagura gatoke, utauza kamtoto. nako wakagura ejo mu gitondo ugakenera n'ibindi. Unahitaji na mambo mengine, Byifuzo bigahoraho. unakunywa lakini kiu haitaisha. Ugahorana ubukene. Unaendelea kuwa na Imyenda umaskini. yaza, Mavazi yanakuja. bashyira imyenda hariya Weka mavazi pale. tukarwanira kugura, Unapigania kununua. ariko nturarwanira gutanga iby'Imana. Mambo ya Mungu. Murambara Unavaa imbeho nyinshi. lakini baridi haitakwisha. Komeza. Endelea. Ukorera ibihembo Anayetumikia malipo. buri urara muri kampani Yeye y'icyumweru analala ndani cyose, ya kampani juma yote. amafaranga yazana mu rugo Pesa anapoileta nyumbani, kubera ko wanze gutanga kutoa y'Imana ya Mungu wabyanze. unabikatala. Wajya gusanga ugasanga insurance y'imodoka yazamutse, Challenge ya gari ilipanda, umuriro moto wishyuraga 100 ugasanga bakujyagije 300. kisha 300. Wayagura amazi bazana bire wishyuraga 50 ugasanga bagize 150. Wakora mu mufuka ukajya kubara yakwiba. Kuko hari ibihembo abika mu mifuka itobotse. Ni ukuri rwose. Kubera iki? Sababu gani? Imana iti nimuzane kimwe mu icumi n'amaturo mu bubiko bwanjye, inzu yanjye ibe mu ibyo kurya. Mbese birakwiriye ko mwibera mu mazu y'ibitabashwa naho inzu yanjye ikaba umusaka? Ntabwo bikwiriye. Haistahili. Oya byumve neza. Sikia vema. Twebwe kera Sisi zamani nkunda kwibuka utuntu twa kera, ariko nakumbuka, twari napenda kukumbuka. Ilikuwa mdogo lakini napenda kukumbuka. ukabona abasore bari bazi kuboha.
Wadada walikuwa wanajua kusuka. Kinyegamo keza kakatangwa. Akakano kanyegamo. Ndani marangi. Akakaza. Anakaleta. Mzee mbonu. Akakaza. Anakaleta. Atikano kanyegamo. Aka kamurago. Zaje kaba kwimimba. Hapa kwenye shell. Abashe kwihana bajye bapanga pfukama. Anaopenda kupiga ukora kupiga. Akazaba bashira akigende. Anakaleta. Hari umufasha guca bya byatsi Una mwenye imigozi y'umufashije ariko arakarebye yumva yakazana mu rusengero Imana ikamwihera undi akareba akagenda akadoda agatambara akakazana uko ari agatambara ngewe kajya kaba hano kuri aritari muzagatake hariya ukaweke hapo nukuri byagiye nilienda wapi byariwe na Kamungu bilikuwa na Kamungu mugarurirwa kabisa ariko Imana idufashe lakini Mungu atusaidie ntabwo ndi guhoza amafaranga mimi siombe pesa pana ijambo nasema wenye neno linasema ntabwo turi guhoza atulombe ariko ijambo ry'Imana rizahora ari ukuri cyane ijambo ryemere rizahora ari ukuri komeza muzee endelea mzee kumbuka ibyo mukora ya matendo yenu muzamuke panda mujye mu misozi wende kwenye milima akomeye yego komeza nafia kwenye kuchosha maze sasa mwubake urusengero jenge hekalu nimuzamuke nimwibuke ibyo mukora mubyibuke mushiki wacu buka ibyo ukora mwene data yibuka ibyo ukora nimufate wese nafata umuhoro muzamuke mu misozi mu kibiti twende ukata miti mwubake urusengero twende ukata miti tujenge hekalu imisozi murajyamo ni milima yenye mutaendamo ni ya wapi kampani iyihe murayagucamo ibiti mutaenda kata miti wapi ntara ni muri kampani ndani ya kampani turaca ibiti pale tutakata ibiti turaca n'ibindi tutakata miti ni amadolari nibavuga ati ubwitange ubwo igiti cyanjye nkizane kiki cy'ubwitange bwanjye igiti cyanjye gishyira nukuri kubera ko kera tukibura bakoraga imirimo waba utawugiyemo bakakwishyuza umugizi ukayatanga wakoze buri munsi itumika hapo cyane utabaga yagiye byagendaga gute kama ugenda kuko uvuga ikabizi kabisa ilikuwa namna gani ariko bimeze byagendaga bite ilikuwa namna gani akulipisha kijya kubona ibitadezi bamwita kigurube dore ikigabo kimwe alikuwa mwanaume kama turabitabwana kweli yarakuziraga ati ejo ntiwabonetse ku murimo utazera hata pesa cyane utarwaye urakora ntumbwire ngo usiniambie kwamba siku ya pili wari wagiye hapana natwe uwo munsi siku twagiye dufite ibintu twagomba gukora tiyapa leta pesa ukayashaka unaitafuta nta mikino yari bila mchezo hapo amen amina mu murimo ni kazi nimwibuke ibyo mukora kumbuka matendo muzamuke panda mlima wende mukate miti mujenge natwe nta kintu dukora tugomba gukora umurimo tukazana amafaranga tukagura tugashaka iki tukabona tunapata nyumba ya Bwana Mungu uziko dusengera twishimye tunaombea hapa tujifurahi basi ntabwo dusengera twishimye atuombea hapa tujifurahi aho batwarira iminota tuhesabia miniti ariko turi iwacu lakini kama tuko kwetu bava ngo uyu munsi ni amasengero kuva tukirirwamo tunashinda kumva Oliva akirirwa ryamye imbere y'Imana ari kurira uri gutaka ubwira ati mana dore na bya bindi ariko ngo twire turi gusenga tukiomba twiba turi kuzurura iriya kiyeho niriwe muri Newbaga ni mu masengesho niriwe downtown uyu munsi niyirije niriwe
ariko iyo habaga ari ugusenga hari ukuza tukirirwa imbere y'Imana tugasenga tugasenga tukayibwira ibyo twifuza byose kugeza ku isaha twateganyije tukabwira Imana ati rero Mana turabishoje ahasigaye nawe nahawe kubyera byari bimeze ndio vile zamani vilikuwa. ngaho soza muzahorera Komesha mzee. amen Amina. Mwiringiraga kubona byinshi ariko dore byabaye bike mubizanye imuhira bitumuza umwuka wanjye ibyo byatewe n'iki Uwiteka nyir'ingabo abaza byatewe n'inzu yanjye isigaye ari umusaka kandi umuntu wese wo muri mwe yihutira kwiyubakira Yesu Siki. Sasa mushakurikira achilia hapo. nimunyubakira inzu Mkinijengea nyumba nzanezeza itafurahi. kandi nzahimbaza Pia nitahimidi. ariko ingorane mufite Shida mnayo. mwese mwihutira kwinjira yandi Yote mazu mnachuzia manyumba yenu. ukubaka credit Na weka credit. yo kugira ngo wiyubakire inzu yawe wigure inzu ariko Imana byo Hakuna haikuhusu. birakureba Inakuhusu. ni Inakutazama. kuva nongere babwire Acha niwaambie. uzi yuko Anayejua aterana kwamba hano anakusanyika hapa afite akazi akiwa na kazi udatanga rya kama jana hatoi ile rya bia leta ya rent, uwo nguwo ule yule nashake akipenda abyihore ko aliache kuongeza tena kuonekana. niba utaba mu nzu utayizi Kama uitoe ndani ya nyumba iwawe kuilipa ya kwako. gute ushobora kumara amezi abiri Unamaliza aho uza miezi mbili, kurira tatu, unakulia hapa utahishyura haupalipii. hano niho turira Hapa ndio tunakulia. none tutishyure renti Tusipo lipa rent, harya wa mugabo nyiri inzu yitwa ule mwanaume mwenye nyumba anaitwa nani? witwa Eric Deni. Deni witwa Deni Anaitwa Deni. uzi we yaterera ngo nuko turi Anza inzobe kuona mbele tuko mekunda. nuko tushokoje neza Sasa tunachanua vizuri. nta n'inya yatwereka Hawezi kutuonyesha nini. bitatubwira ati Tuambia uhereye ejo tangu kesho ntagire wongera guhingamo n'ikiwanje usio subutu wa kuingia hapa. hazajya wongera kuhaparika imodoka Waweza kuwapaweka gari itamwitia polisi. igituma tuhinjira Wacha wacha nuko hari icyo tunawaambia. twamuhaye cyane rwose nawe rero ukaza ukicara ukabyarira Naikala bakabwiriza Kagame izuba. kandi uzi ko unajua aho wicaye kwetu utahishyuye naikala. Au kupalipa. ari guhenda imana rwose ni ikibazo Ni shida. mu mibare ni ngombwa Ni lazima kuri buri mukristo kila Mkristo wese yote agomba gutanga kimwe mu icumi anapaswa toa n'amaturo cha kumi. ngo hari abantu bajya bayatanga muri Kuna afurika wengine wanatoa ndani ya Afrika. ngo ngewe icya cumi cyanjye ntabwo nzagitanga hano ngo nzagitohereza muri afurika Utakuwa naitoa kule Afrika. muri afurika niho bakugaburira Afrika ndio wanaupa chakula. bibiri iti Biblia eti kimwe mu icumi cyawe uzagende ukisangire n'umutambyi w'iwanyu kwenu. rwose amen Amina. reka dukomeze Wacha tuendelee. ndabizi biragoye Ninajua leo imekuwa ari mifupa. ukuri ni rwose ngombwa ko tubimenye Lazima tubijue. na bari abana bato Na wale babimenye watoto wadogo bakure mubijue. babizi Mkomale mkivijua watoto. ari gubune rwose ntagira Mimi maze wakati kubatizwa maliza nari umwana kubatizwa nilikuwa mtoto mdogo. hari uwo nakabaye ipantaro Nilikuwa siavaa suruali. Nilikuwa navaa kageraho gutya agakabutura ariko nilikuwa navaa kapituru. ntabwo nari nzi guhinga Nilikuwa ariko sijua najyaga gutoragura lakini nilikuwa naenda ibyo kurogota.
gutoragura guhumba ibishyimbo guhumba Kanda kurogora. twarabikoze tugahumba ahantu abantu bahinze ariko ngo nanjye nzabona iki ituro cyane kabisa ahumba nabona igiceri twa dufaranga bampaye hagakuraho ngo nanjye bavuge bati nanjye ryaje ngo nzabagomororera yamigisha nanjye ndebe ko yamana izamwigisha cyane njye nawe ubonye umugisha nagira akabutura nk'abantu ngira nabika n'abandi ubundi buse bw'abatisi bwambaye ubupantaro nabizi ngiye kwambara mama nzaniye agapantaro nishima avuye itongo yacuruje amavuta anzanira agapantaro umwana apantaro akuzanira bavuga yamigisha iyi Imana impaye cyane rwose iyi ngoda Ni kweli. Imana igiye itanga Mungu anatoa ile oya baraka. ndabwira Hata niwaambie. hari igikorwa gikunda kuba kuri YouTube Kuna bita msichana anapenda kwa kwenye DJ Brian mubare kubaha impuzu hari utamuzi zamani sawa na mzee. mwese ndabizi muramuzi Najua nyote mnamjua. uwo DJ Brian yaravuze Brian alisema hivi. yavuze ikintu gikomeye Alisema kitu kikubwa. reka mucyumve Sikia. ntabwo nashatse kumubabwira ariko Napenda reka kuwaambia. mubabwire Acha niwaambie. ati ngewe amafaranga nkorera Niye pesa ninazozitumikia. aho nayakuye hose Imana ntibiyirebe Mungu ameruhusu. ariko icyo nzi icya cumi cyayo njye nitanga Ila kitoa uko ni kuvuga vile ninayosema. niko kuvuga icya cumi cyayo Kumi yake. aho nayakuye ntabwo biyirebe ariko icya cumi cyayo n'amaturo yayo ndagenda nkayatanga Naitoa. ahasigaye nanjye nkayitega Nami namtega. cyamaze mbese ubundi nararwaye Jana nili. baramwunda babo Asema wataniombea. ukibonye ni igisazi Ukimwona ni kichawi kimekuwa hapo. aravuga ati Nakasema nanjye umaze ndavuga ati rombani Enda Mungu. njya icya cumi cyane Toa cha kumi yako. usenye guha muharimo nyatsiba gupanga na kose icya cumi cyane ngiguha n'umwana ngari nawe ndongeye kubaho n'utangiza nta kintu cyane nzoya Kama kumi yangu sitakupatia. aho nayakuye ni kureba ariko icya cumi cyane ndagiguha Nakupatia. umaze shaha Sasa unagiye kubagwa ariko nanjye unayibikira ko kantu niliwekesha ile kitu. ukagenda Nikaenda. baraba Hata niliopera. maze bumvamo ndi muzima Ukatoka kule ugakira ngo n'ubundi muzima Na leo ubu nasibuka kuri ntuze ngo kuri podiyumu ngo naba ndi kudija wakubita umugeri ngo byatewe n'iki Imana yanyigije kubera ko ndi yicakira cyane surupagani rwishuje iki yishuje iki Alilipisha yatanze ila ngaho ni mubingerageresha hebu nijaribu nayo. ariko muri kubyumva ati Lakini mnaisikia? turi kubyumva cyane bahaye urugero rw'ubu Namba kiwango. bitewe n'iki Sababu yishuje Nini nilijuta. yagiye kwishyuza Yale alipisha. icyo yatanze Kila alichokitoa. yarabibwireho mana nawe rero ubwo nabikoze nawe kora nawe ibisigaye tenda vinavyobaki. imana yanarukizaga Mungu akaitatua. yanarukijije Alitatua kabisa. reka mbabwire Wacha niwaambie. twebwe kera Sisi zamani warahinga mu murima ulikuwa unalima shamba. twari dufite amaseke kera Ulikuwa na mahole. mama akaza Mama anakuja umurima ndani ya shamba. agatera intambwe Anakata hatua moja, gatanu mbili, karindwi 7, 8, 9, icumi 10. agashinga agati hano Nasimika muti ni hapa. abana dore ko Nyinyi mwibeshya msijidai. aka gati gashinze Hanga kamuti kwenye kuna. ngaka n'akandi Njoaka na kenge. aha Hapa nta gukoraho hakuna kugusa. nta gukoraho Hakuna kugusa. ni icya cumi Ni moya ya 10. uzi niyo waba uraye Hata ulilala njaa. abayakoraga Hakuna wa kugusa. kubera iki Sababu gani? kimwe mu Ni icumi moya ya 10. bibiri iti Biblia eti muzana ibyo kurya leta chakula ububiko bwanjye ndani ya habe maweko ibyo yao. kurya Uwe ndani chakula. nanjye Nami nzabahugisha nitawapa baraka.
kwa Semateka hahoraga Semateka haba mu bisheke ilikuwa- sibyo takundi kuhagera haba mu bisheke hakaba amateke hakaba ibitoki hakaba inkoko unakuwa makuku. rimwe bigeze Siku moja ntibubyibuka sijue kama una Semateka mazima Semateka alipofariki, abantu kubera kwikunda Semateka sababu ya cyane kupenda Semateka sana, icyacumi cyabasa naho ya kumi bagikomeye yote wakakuwa na ibitoki biragenda biheriyo Vika walinda kupatia byose biheriyo vitu vyote kupatia iminsi igenda hayo yashika bizi baravuga bati icyacumi cyose cha kumi chote gisubiye aho cyahoze mahali kilikuwa. abantu baratonze Watu walifanya milolongo, bava imisozi wanatoka milimani, abari barahejeje Wale ibyo barasizana mbuzi, abari bagiye ibitoki birasa abari bagiye barazana wote wakaleta. bazanye icyo kubera Wakaleta sababu gani? waragitinyaga Unaogopa, hariho ubwoba waoga. ariko ubu Lakini twaratinyutse leo tulisha twabaye ibihe tulishakuwa watu wabaya. kanyati Acha ni uzanyiza nani atanilipisha? Basi Mungu atakuwa anilipisha. ariko Lakini unaikuna nilikuja Mungu anahesabu. kama someri Acha niwasomee. mumba ya magambo Sikia maneno haya. Jedeo ihute rebera reba Hakikisha igitabo kitabu cy'abarewi cha Walawi 25 25 abarewi Walawi 25 25 makumyabiri na karindwi kwa 27 bahera ku murongo wa 30 tutaanzia 30 makumyabiri na karindwi umurongo wa 30 soma 27 Gende buhoro. 30 tatembea pole pole ibimeze mu butaka byose vinavyoota udongoni vyote naho yaba imyaka hata hiyo mimea ibya bishyimbo ile maharagwe cyangwa imbuto z'ibiti za pome za grapes za orange ya mineke kumeza kimwe mu icumi ni icy'Uwiteka. kimwe mu icumi ni icy'Uwiteka Ni kera cy'Uwiteka. ni ibyera by'Uwiteka yaba ibyera mu mirima yanyu yaba imbuto z'ibiti kimwe mu icumi ni icy'Uwiteka ati urambaza uti mbese twabibara dute unaweza niuliza tutavihesabu je? iyo ugiye ukagura pome Kama unaenda kuuza pombe ni mfano, uguze amapome unauza zile mbegu za pombe, uguze n'imineke unauza manjelo, uzi ngo ubizanye utazi biraza uko ukura bifata kose bifite umubare vile utavinunua vyote vina hesabu. ati nyamara Utaniambia sasa, kumbuka leo mambo kumbuka ariko ntabwo ari natokea. inzaduka Sio ya mambo ya leo, ntabwo ari inzaduka sio vitu vya kutokea, pana ibyo Bile. ugomba ko mnapashwa kera zamani. abantu bizeye kera barabizi Barabizi tangu zamani, Barabizi. wanavijua. tate ndabesha Mkongwe tate nadanganya. ntabwo ari ibya none Sio bya Wana- vitu ya leo. ibintu ukamenya kubijera Unajua vile ukabibara utavihesabu. ibi Yini. wahaje kandi uvuye guhaha ikindi Unatoa kuhemea maharagwe, kugerengura unaanza kuipima, akagemeri gasagutse lakini mrongo cumi yupa. akira hariya Wewe unaweka hasigaye utundi unaweka dukeya kingine kidogo. icya cumi Ilikuwa ndetse ngumu. abantu bagize ibyihebe Watu walisha agafunga kufanya utundi kwamba kuri twa dushyimbo dusigaye ku mashi agafunga utundi icumi akatubara icumi nk'akati ka cumi akatwongera kuba kuri ka kagemeri akabifata iki ni icya cumi hii ni moja ya 10.
cyajyaga hehe? ilikuwa inaenda kwenda Kwa wapi? pastor. Kwa pastor. Ingo Ni kweli akabije anavipima, akabipima kabisa. none nawe Sasa leo sasa tuenda umurima kuhemea wacu muri koroga shamba liko ni koroga. niho mu murima wacu Njoo kwenye shamba letu. turahaha Tuenda kuhemea. tukagura ibirayi Tuza viazi. tukagura iki Nauza vitu ibyo kadhaa. tutabipima Sababu tuenda kupima dutuweko. iki twagura imineke tukarya tugahaga nitwe twatanga kimwe mu icumi ni ngombwa kimwe mu icumi cyangwa aho uri mu bikorwa byawe ni ugomba gutangira kimwe mu icumi. Ni amina. Amina. Komeza. Endelea ndugu. Aha. Tugeza ahakomeye. Tugeza ahakomeye. Wewe vitu viko nguvu. Subiramo. Rudia ndani. Muhatega amatwi neza. Patega masikio buri wese ufite Biblia hareba. Na Biblia patazame. Umuntu nashaka mtu akipenda umuntu nashaka kwicungurira mtu akipenda gukomboa umva ni wiguza ari amafaranga ama unazikopesha y'icumi moja ya 10 cya gihumbi wahembwe muri kampani tubikia ndani ya kampani hariho ijana ry'Imana huko 100 ugashaka kugira ngo uyishyure ipire yabaye nyinshi none ushaka kuyiguza icyo cya cumi ukiriye uzakizanana n'inyungu yacyo na faida yake. Dusabe yatanga amafaranga y'inguzanyo. Dusabe tunatoa pesa na kurudisha bila kulipako. None Imana yakugurisha. Sasa Mungu anakukopesha. Uje amafaranga y'Imana. Unajikopesha pesa. Yazana na kimwe cya kangahe? Leta na moya ngapi? Na faida 5. Kimwe cya gatanu cy'inyungu yawe. Moya 5 ya faida yake. Agari byakuka. Sio ya kumbuka. Azava ngo kumbuka naje Sende kumbuka amafaranga. Kufundisha ntabwo ndi kuyasabira ashere. Siombea ashera pa. Ariko dushaka tukabona natwe dutera imbere ejo mu gitondo unaho twabari. Komeza aho ngaho. Endelea ndugu. Wumve. Sikia. Birakomeye. Iko nguvu. Komeza. Endelea. Muhagaze aho ngaho. Simama hapo. Abantu bafite wale watu wanaokuwa na ng'ombe wala mbuzi muzinyura munsi y'inkoni zinazopita chini ya fimbo hamemereza aho gakoni gato amenyalike kale ka fimbo ati muzinyura munsi y'inkoni bazibara zinazopita chini ya fimbo wakizihesabu 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 komeza aho hepfo endelea chini iyo imwe ni moja ya 10 yera y'Uwiteka komeza aho ngaho gatoya nuyitegereza none ko haje agapfukuruka ihene cyangwa hakaba haje agatanga karwaya ku ruto none na uwakagurana ubwo ari Imana agiye kwihereza ayiri nziza komeza iyo ni ngurane yayo iyo muzinyura munsi y'inkoni bazibara imwe n'icumi ni iyera ntukayirebe ngo nisi cyangwa ngo ni nziza nuko nubikora ugashaka kuyigurana ari iyo wagize n'ingurane yayo yose binakwenda iyo ni ngurane yayo inayo sehemu yake biragiye inakwenda bibaye ibyera inakuwa takatifu
kubera iki? Sababu gani? Ubwo nyine wayishimye kuyiha Imana, Kwenda kuipa Mungu. ko ariyo waha Imana, ari yayindi kuko yari niyo ubufizo bwafashe. Ubwo niyo wowe uyishimye, ubwo nayo n'ingurane yayo naende kuikomboa, iragiye. yote vinakwenda. Iby'Imana nta mikino ibamo. Mambo ya Mungu hakuna mchezo. Hakuna mchezo. Kuvuga ngo Kusema kwamba clear, inaonekana hadharani. ni wazi. Biko hadharani. Kuvuga ngo Kusema kwamba ngo hakuna kusema kwamba. none Sasa ukibi birayi mbone hivi viazi wabijyanye, subibebe. wabijyanye ariko Bibebe. wikubireba ngo usiye ngo nzabaguriye ngo basi nzajyane urabibere. sababu gani? Tugura amata, Tunanunua maziwa korora ndani ya korona. tukayanywa, isho tukagura Kesho tunauza ingine. tunagura bugara butatu, Kesho tunauza bugashira, bugara butatu, tukamazana tunakwisha. ubundi Kesho butatu, tunauza ingine bugashira, tatu, tunakwisha. kijyana ubundi butatu, Tatu, bugashira. tunakwisha. Ubutaha Siku bwa ya mbere naguze kufata, butatu, ile ni bwa kabiri ngura butatu, si butandatu, muri ndangira nzana butatu, si icyenda. Ubutaha siku ingine akicumi kale ka 10 muri bwa butatu nzagura, bubiri nibwo bwanjye, akandi kamwe saa kanjye. ka 10 sikangu. Ariko muri kubitega amatwi, Unabitega masikio basi. none tuzabijyana he? Sasa tutabelewe wapi? Ntabwo dufite pasitoro, Hatuna pasta. turamufite. Tuko naye. Ntabwo ndi gusabira asheri ibyo kurya, Sio ashere hakoze chakula simuombe. ntabwo ndi kumusabira ibyo kurya ngo nukabivuze. Akose. Asanzwe aha akora muri kampani, asanzwe aha, ariko kimwe n'icumi ni icyangombwa. ibyanditswe Nubizana Ukibireta, Imana izaguha umugisha, Mungu atakupa. nutanabizana Kama ubireta, ntazaburara. hatalala njaa. Ako nuyobora Lakini kiongozwa. ukagaruka amatari kuzakazana, Eleka gharama ziukalete. abana be bakanywa, Watoto wake wanakunywe. akubwira ati Imana iguhe umugisha. Mungu bakwambia Mungu akubariki. Yego Mana, Mungu wangu. ni ukuri ibyo ndi kubabwira ni uko. Yenye ninawaambia ni kweli. yumva kandi Reka dukomeze. Wacha tuendelee. Bandi waharangije Pale ulipakomesha. umuntu Mtu ntakayitegereze ko ari nziza cyangwa ko ari mbi, mbaya. ntakayigurane. Asibadilishi. Nayigurane, iyo ngurane yayo zombi zizabe izera kandi ntigacungurwe. Pia isikombolewe. Ayo niyo mategeko y'Uwiteka Sheria ya Bwana Mungu. Mose, Musa. Uwiteka niyo mategeko y'Uwiteka yategetse Kumpa sheria ya Musa. Sinayi ngo ayabwire Abisirayeli. Kusudi aipe wana wa Israeli. Amen. Amina. Kimwe mwico Moya ya 10 ni icyangombwa. ni ya muhimu. Reke mwumve. Wacha msikie. Matayo Matayo. Nihangane Subirini. byagenda kose, ariko Ile ni ngombwa ko iwaye yote. Matayo 23 Matayo 23. nibyo murongo wa 23. Shairi ya 23. 23 murongo wa 23 aravuze ati, Matayo 25 shairi ya mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Banditsi n'abafarisayo mutanga unatoa isogi kuko arizo zoroheje. unatoa ile mboga uchungu. Isogi
mboga uchumi na za nyiragasogereza na ile mwenzake zari twasoromaga harya mu ile matarasi tunachuma ndani ya viwanja vile zimera mu rugo inaota wagusoroma ukumva ko ari agaciro gake ukavangurika ubu fe kugutanga ariko yagera ku ifaranga ukarisimba mwari mukwiye gukora ibyo ariko na bya bindi nabyo ntibireke ugasanga umuntu aje mwasaba afite idolari ryaheze mu ipantaro yabuze icyo akoze yabuze aharita n'umwana ntiyaribonye ngaritwara rigure ibikambonja wageramo hano ngo ngeze mu rusengero kandi ite mu rusengero bakubwiye ko Imana ari umukene wo kuza guterera idolari wabuze aho uterera byaheze mu ikoti batangira kikabakaba batajya ngo nanjye sinjya ntuba ukazana amasente yandi tujya duta mu modoka ukayatororokanya yakuzwa idolari bonye Imana idolari ayo wabuze aho uca bakwiye ko Imana ari umukene Imana ntabwo ari umukene nta mafaranga ufite niyo yaguhaye itaguhaye ubuzima ntabwo wayakorera byabishatse barabakwirukanye muri kampani wajya gukora na kampani ariko yabishatse yaguha akazi yabishaka kuzamura yabishaka kugira amanage yabishaka kugira diregiteri kubera iki byose biri mu isi byose biri mu biganza byayo none guhaye amafaranga wowe aho wabuze aho uta niyo kuyizana tunailetea kweli ndugu na wadada ikimana muyigira umuti sababu gani Mungu mnamfanya maskini we mutunzi isi yuzuye nibyo wigira ulimwengu na wenye kuijana sinabayibamo dunia na wenye byose yote ya Bwana Mungu burya Imana ibyo dutunze byose tunafunga vyote byake kuba turipfunzi cyayo igahaza kwifuza kwa Mungu wale mahitaji ya wanadamu. Amen. Amina. Mzee nilikula kwangu mvuki buchori. Mzee anapenda kusema ni nini kutoka buchori. Mtura nyuma. Ule kwenye mchaka. Niko maharuga ruhazi. Na kama ulikuwa unapata. Haruga ruza matara. Unajua matara. Barashishimuzaga guru. Walikuwa wanafanya malicheche. Ikibingo bakanyushishimuzaga bakabona hano. None umunsi none ari mukanda ku rukuta hapa. Panawaka. Yakanda wakozi. Na pasionga wanawaka. Atafuta kuona mambo ya kwanza. Yakanda hariya. Anapofanya hapo. Inakuja. Sababu gani? Sababu ya fadhili za Mungu. Sababu ya fadhili zake. Maana yake wetu ni mzuri. Ifite byose. Ni mwema na mambo mengi. Amen. Amina. Mungu wetu hakuna kitu hakutendea, lakini sasa ulitoa nini? Abandi basigaye gucora. Hakuna wengine wanataka mzuri basi. Na nisa ni bari. Na umunsi wa none babonye abo abamenya. Abo banga ni umunsi wa none ubagenda bameze ariko none urambara ikoti gafunga waraje muri Amerika ariko hayima ulitoa nini? Wawicaye hano hari Imana hari uwayihaye kugira nguze ariko Imana uhereye kera ko yari umunsi wa none uzaba wicaye hano nawe na wewe uyisuzume usizalau kabisa. Twikomereze tuendelee. Kubara 18 Hesabu 18 Kubara 18 murongo wa 25 shairi ya 25 hanga nje kurangiza. Subiri ninatafuta kumaliza. Bahaya
nicyo biteranye iryo turo ryerejwe gukura rizababazwaho nk'aho ari imyaka y'imyenge yo kuvuga. amen. Amina. ni ukuvuga ngo ikimwe mu icumi bahagabaye nabo ntabwo barya bumva ngo bahawe kimwe mu icumi ngo bicare ngo batuze, nabo baragenda bagakuramo kimwe mu icumi cyo mu cya cumi nabo bakagitura Uwiteka. Uwiteka kabisa. Kubera iki? Sababu gani? Ni ngombwa buri muntu wese lazima kila mtu apate kutoa moyo yake. Nta kureba ngo bila kuona yewe ngo ni mukuru cyangwa ngo ni mutoya. Ni ngombwa niba nabatijwe mu izina rya Yesu Kristo kabana haricyo ninjiza Imana isabimpaye kubona duke kidogo, nawe ngomba gutanga iki? Nami napasha kutoa moyo yake. Komeza Abalewi ingoma 31 umurongo w'icumi. 30 haja 10 ingoma za kabiri twihute amasaha yakati. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tutasoma kwa jina la Bwana. Azariya umutambyi mukuru wo mu nzu ya Sadoki aramusubiza ati, uhereye igihe abantu batangiriye kuzana amaturo mu nzu y'Uwiteka, twahereye ubwo turya tugahaga tugasigaza byinshi, kuko Uwiteka yahaye abantu be umugisha, kandi ibisagutse nibyo ibi bingana bitya ubwinshi. Kuko batangaga kimwe mu icumi, umaze abatambyi bararya wanashiba. ngo kubera iki? Imana nayo mwiha abantu umugisha, barahinga bareza, walilima wanakomalisha, bajya muri kampani barakora imirimo iraboneka, muri kampani babongeza barabongeza, kuba buhinga bamwongereyeho amasense 50, bara amasense 50 buri kwisa. Si menshi. Imana idufashe ujye kubaha ijambo ryayo. Guteka 12 Kumbukumbu la Torati 12 umurongo wa 6 sheria 6 n'uwa 7 na 7. kandi azabe ari byo mujyanamo ibitambo byanyu byo koswa n'ibitambo byanyu bindi, kandi kimwe mu icumi cyose muzatanga n'amaturo yererezwa muzatura nibyo muzahiguza imihigo, nibyo muzaturishwa n'imitima ikunze n'uburiza bw'amashyo yanyu n'ubw'imikumbi yanyu. Azabe ariho mujya mubone kurira imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Igihe ibyo mwabizanye, wakati ile mumeileta, watanze amaturo, ulitoa sadaka, nibyo ubwitange bivuye mu bushake na ya mashimwe. Umuntu avuga ati, nshima Imana kubw'iki yankoreye, Mungu kwa haya ambayo alinitendea, mfite n'ituro ry'ishimwe. na sadaka ya shukrani. Mubyumvise? Simubisikia? Nabyo birimo. Nabyo biko ndani. Umuntu avuga ati mfite n'ituro ry'ishimwe. Hano Imana yabivuze. Ibyo byose murakwitanga, mujye mubona muze muri imbere y'Uwiteka Imana, muhabyinire bene ubwatisha akadiho kutwabicana, maze ucinya akadiho, umaze kumva iryo jambo, umaze no kurirya, uvuga ati Imana rero reka nanjye kubyinira. Wacha nikuchezee. Mwishime rwose. Mwabitanze. Na muri bito. Twasige mubone muri imbere y'Imana. Wone kuimbia mbele ya Mungu. Amina. Tubone tusiye turirimbe, Tupate kuimba, tupate kucheza, tupate kufurahi. Sababu gani? Imana nayo Mungu nayo ati Romana sema Mungu twakoze bya bindi nawe kora bya bindi. Nasa tenda ile.
uyishyuze pata kuilipisha. nubona bagize man wavuze ngo kandi Wale usema none ko nabikoze none tutari kubona nawe bigira uyibaze Imana nta handi tuyifatira mu ijambo ryayo kandi Imana ifite ikitabeshyera Mungu hawezi kudanganya, ibeshyera mu ijambo hawezi ryayo. kudanganya ndani neno lake. Amen. Amina. Abaheburayo Wahebrania nihangane nini kabisa. yikurangiza nabizi nabakere Najua kwamba ariko tunawachelewesha. Samahani. ndabasaba imbabazi ku byo nababwiye. Naomba samaha kwa mambo yote. Abaheburayo 7 Wahebrania sura 7. haravuze hati Kunasema hivi. karindwi umurongo wa mbere Melikisedeki uwo wari umwami w'Isaremu ni umutambyi w'Imana isumba byose, wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami, amuha umugisha. Ni nawe Aburahamu yahaye kimwe mu 10 cya byose. Ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'Isaremu risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Ntagira se ntagira nyina. Hakuwe na babake pia hakuwe na mamake. Nani? Uwiteka Imana. Bwana Mungu. Amuha kimwe mu 10. Akamupa moja ya 10. Amuha kimwe mu 10 cya byose. Akampatia moja ya 10. Aburahamu arabimuhereza. Akamupa. Amuha kimwe mu 10. Akampatia uwo mwami w'Isaremu. mfalme wa Israeli. Mwumva ko umuhanuzi abivuze. Sikia vile nabii naye Soma analisema. hano hatoya turangiza. Tasoma mahali kidogo tumalize. Muri iki gitabo Ndani ya kitabu hiki maswali na majibu barabashije kuri page 550 hepfo ku murongo w'ijana na 146 baramubajije bati ndugu Branham, je hujisikii kuwa kila mmoja anayedai kuwa Mkristo apaswa kulipa fungu la 10? Kulipa fungu la 10 lao katika gara ya Bwana. Tafadhali toa andiko kwa swali hili. Atitanga ibyanditswe. Toa maandiko. Baramubwira ati icyo kibazo tuba kigoye ibyanditswe. Aravuga vema, mkitaka hiyo ni kweli. Basi Biblia ilisema katika Maraki sura ya 4, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Mwanadamu atamwibia Yesu mwana w'umuntu azibira Imana, atamwibia Mungu, azibira Imana, aziba. Nanyi mwasema namwe muravuga ngo tumekuibia kwa namna gani? Bakwibye dute? Mumeniibia zaka na zabihu. Kimwe cha 10 na maturo. Leteni zaka kamili garani mwangu, mkanijaribu asema Bwana, kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamangieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha kuipokea. Mugire imigisha myinshi mubure naho muyikwiza. Hilo ni himizo kwa mtu yeyote. Laiti ningekuwa na wakati na singefikia tu andiko hili dogo. Jana babwiye mirongo myinshi waravuga umwanya washize bababwiye n'indi mirongo ariko njye nayibabwiye. Mimi niliwaambia
kuwatolea ninyi ushuhuda wa kibinafsi jinsi hata nilikuwa na njaa na mama yangu na wengineo walikuwa na njaa na baada yangu na baada yangu mgonjwa, lakini nilitoa fungu la 10 la kwanza nubwo twadushonje hata tulikuwa na njaa kumva amagambo na bashiki banjye twese turi n'abakenya tunarwaye ariko tunagomye gukora mbere yuko naha ibyo kurya nabaje kuramo kimwe mu icumi kwanza na kumtolea Mungu na laiti ungeona yale yaliyotendeka. Sijawahi kuona maishani mwangu mwanamume yeyote au mwanamke ambaye hata kama unapata tu dola moja kwa juma utaleta senti 10 ya pesa. Nibo ni dola rimwe ku cyumweru. Kama unapata dola moja lazima na senti 10 y'Imana. Hizo na uweke garani mwako. Uzana mu kigega cy'Imana cyawe yako. Mu kigega cyawe. Ndani ya gara yako. Ao kanisani unaloshiriki au teranira Mungu asipo Imana ibariki Mungu asipo ibariki nidatanga umugisha hiyo uniite mimi munafiki. Naam Bwana, hilo ni himizo kwa yeyote na kila Mkristo. Hilo laenda kwa swali hili lingine, lakini Mkristo apaswa kutoa fungu la 10. Hiyo ni kweli, lapaswa kutolewa. Amen. Wao ni dola rimwe au pate dola moja utegerezwa unangojewa gutanga kimwe mu icumi. Wabo mwana nicyo tuba abana bacu tubatoza gutura fundisha kutoa mbere y'igihe, mbere wakati aho turangiriza. Kwenye tunamalizia aho bamubajije kuri page walimuuliza kwenye ukarasa 539 533 murongo w'ijana na 36 baramubajije bati je Mkristo aweza kwenda mbinguni ikiwa yeye halipi fungu la 10? Mbese Mkristo agomba kuja mbinguni badatanga ijya 10? Sasa hilo ni moja ambalo singaliweza kujibu. Hicho nicho kimwe tugomba kusubiza. Singaliweza kujibu kimaandiko. Tugomba gusubiza takagombye gusubiza. Cyangwa gusubizwa ni takagombye gusubizwa. Sasa hilo ni moja ambalo singaliweza kujibu kimaandiko. Sasa hili Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mhudumu huyu yuna moyo mweupe wera, hebu tujue mwaona tungefurahia ndugu Neville pamoja nami au ndugu Ber au ndugu Corin au yeyote wahudumu hawa hapa ambao wameagizwa kwa huduma hii na wengineo
aweza kufanya hivyo. agomba Hepfo rero, hepfo je, Mkristo haendi mbinguni kwa sababu kubera wao hawalipi fungu la 10? kubera ko batanga icyacu Singesema ndio au la kwa hilo, lakini naamini kuwa kila Mkristo apaswa kulipa fungu la 10 kwa sababu ni maagizo ya Bwana. ari itegeko ry'Imana. Na heri ni wale watendao maagizo yake yote, ili wawe na haki ya kuingia katika uzima wa kwiteka. Bese umuntu yabasha kujya mu ijuru adatanga kimwe mu 10? bila kulipa maya na sadaka. Byakabaye byiza ko buri muntu wese atanga kimwe mu 10, abasha kutoa moya kuko nicyo cyonyine. Niba ufite umutima wera biragukwiriye kugira ngo utange kimwe mu 10 n'amaturo. Imana idufashe kandi yo gutura muri buri jambo kuko Imana yabigambiriye. Twabakereje mutubabarire, yari ngombwa ko tubabwira ibi ngibi. Imana iduhane umugisha.